ibitsumbuyeho yego byo wabyumvise none nabyumvise cyane naho mbashaka abantu bajya ngiyo prosperity nakagira ukubeshya abantu babyumva kandi uko ugenda ukura ntuhahira mu isoko rimwe niyo wajyaga mu isoko bacuruza hasi n'abijya ahandi ntabwo ujya ku muteremuko ngo ntabwo uva muri alimentation ujya ku muteremuko ntibishoboka niba abana baramenyera inyanya zo muri supermarket nizo muri supermarket inyanya z'ikimene ngo nizo zikora isosi buriya zo tumuze twihute cyane izo nzozi rero zigaragaza iterambere ngo jya wapfa kumva ibyo mbonye z'umuze zo tumuze burya biriya byose by'imene ibintu byasigaye ikindi n'abarya abantu bagura imbuto n'abarya bagore bazunguzaye ninjoro aho usanga nta nzima zirimo ntaziba zirimo reka ucunga uzarebe n'indazi zigenda ninjoro ibintu byose bya ninjoro hatabona kuki uzana n'abajya se ko mu Rwanda babikuye barya abantu bateka ibintu bya ninjoro usanga ajyana hari akijima pe buriya hari igihugu kimwe nabayemo batekesha amavuta y'imoto moto yari yabashyira amavuta hari bakongera nk'ubuto bukeya igihugu ntashaka kuvuga ariko abo mvuze ndabashuhuje muntahiriza bakawempe muntahirize nankurabye mu basuhiriza abo bavandimwe naye mvuze mu buryo butandukanye no mu butanyerera ndabashuhuje urumva ikintu kuko ni ninjoro umugore wa ninjoro ajya mu gahuro batamura ko kumanywa ntiyagaragara ufite ibintu bitabona rero ujye uhaha kumanywa urye kumanywa ukore kumanywa Imana ibaha umugisha nubanga izo nzozi zerekana yuko hari ikintu abantu bajya impaka kandi sije wambariye ukamfasha kugira ngo abantu benshi hari ikintu bihenda ku ijambo ryitwa imvura bamwe ng'imvura n'ibigeragezo abandi ng'imvura kandi nabisobanuye kuva kera nagira ngo nyine mbabwire ngo igihe cyose ubona imvura mu nzozi zawe ariko itakunyagira urimo urabyumva idapfa muri igisenge cy'inzu yawe nubwo ariko ukayibona iri kure cyane uwo ni umugisha uruta uko utekereza mu buzima bwawe kubona imvura irimo igwa ari nyinshi cyane ikindi cyerekana ko ugiye gutabarwa no gusubizwa ubundi iyo imvura igwerekanye ngende zisobanura mu nzu ukabona imvura iraguye ariko ikaguta kunyagira uyirebera kure yawe bisobanura ibintu bitanu bifatika ni ukuvuga ngo abari barakwimye amaboko bagiye kugarukira yego abakwambuye bakwishyure yego nawe ubashe kwishyura ideni wari ufite ikindi aho wakoze demande cyangwa wasabye ibyo ari akazi yaba ari visa yaba ari iki ugiye kubibona kuko imvura ntikunyagiye suko imvura isobanura umugisha ubwawe ahubwo ni ibyari bikuze ariko ntibikugezeho noneho bitandukanye na wa muntu unyagirwa bakabona umutwikira ndashaka kuza twise inzozi zibande wonderful dreams which indicates prosperity cy'iterambere twaganiraga reka Imana ivuga natwe kandi bigende neza mu izina rya Yesu amen no kuvuga ngo ubundi tugomba kubisobanukirwa kurenza uko umuntu abyumva ikindi kintu gikomeye kurota uri musenga kurota uri musenga nayo ni inzozi ikomeye yerekana ko icyambere no kuvuga ngo aho bitandukanye n'ibindi bivuga ngo umuntu wakurwanyaga mu iterambere utangiye kumurusha imbaraga bivuga ngo abadayimoni ugiye kubadomina igihombo kidomina ikintu cyose cyari cyaritambitse umugisha wawe kirambitswe hasi amen Imana ishimwe ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini ntabwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka ngusuhuze nkwifuriza kugira ibihe byiza wakurikiye bamwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka reka nkubwire ngo ibyo ukora byose bihinduke byiza ariko ubundi Jerry ujye umbaza muri byiza bya hano hano hari ibyiza byinshi rwose yego yego byiza byinshi cyane akamushomba buriya izi sitarasiyo barazitekerejeho gute
tuntu baradutekerejeho gute. Ndi kubona rwose ko ibintu biba ari byinshi. umugambi w'Imana kandi ndashimira n'abagenda banshyigikira ntago mba ndi jyenyine mfite abantu bankunda cyane. Mbanye gushimira umubyeyi uri mu Budage yampaye mashini, ngomba gushimira undi muntu cyanya kumpa kamera n'Imana imuha umugisha. Ibi byose n'abantu babikora. Nshimira umuvandimwe ba Silas bamfasha ndetse Joseph nawe ntibamuzi ariko abantu Jere nawe kambera ifura y'u Rwanda, Imana izafashe nanjye nkubera umusaza mwiza. Yego n'ubundi usanzwe uriwe. Nzabikora pe kandi nzabikora buriya ntugire ngo hari n'uwambwiye ngo nawe uzaba umwigisha. Iya bintu nimushyira muri Jeri ati buriya Jeri kera azaba umukozi w'Imana mwiza, ati umugabo utuje, umusore utuje uri pole n'iki, ati turamwumva kandi ugirira abaruhura. Rero niba ufite ijwi riruhura abantu it's okay. Yego byose ni umugisha w'Imana utagira ngo kandi ngo ubabariza nk'ibyo bakabajije bahari. So nayo ni impano burya ikomeye kumva ushobora kumbaza ikibazo wo muri Amerika wo mu Rwanda yumvaga yashakaga kukibaza n'aba muri Korea y'Epfo badukurikirana. Ubona no muri Korea ruguru n'abanyarwanda ariko muri Korea y'Epfo barahari nka batanu. Yego aho ati yabajije ikibazo nari kubaza. Ibyo nabyo kimenya ko ari impano idapfa kubonwa n'umuntu wese. Yego Mani guhoma. Urakoze cyane mushumba. Yego umugisha wanjye uyu munsi ndabubonye kuko ujye uvuga ngo ujye ukora ikintu gituma umunsi utakwira umuntu atakubwiye ngo Imana iguhe umugisha. Yego ni byiza cyane. Rero tumaze iminsi mu masengesho ariko uyu munsi abantu bakomboye inzozi, nagira ngo uyu munsi utwemerere ese udufitiye iki, ariko tubwire n'abantu bakurikiye ubumwe bw'abera ministries, aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Jya ugira icyo ukora gihindura ubuzima bwawe, n'ubumara guhinduka uhindura n'ubwo abandi. Tubibutsa ko seed of joy iracyahari. Abantu bajya bavuga ese bimeze bite. Yego nukuri sigaranye mu bantu twagomba kwishyurira mitiweli sigaranye abantu 20 n'ibihumbi hafi 60. Yego nukuri umwe muri mwe hari watanga bikarangira tukongeramo n'abandi, ariko bamvuze sigaranye nabari bari ku rutonde. Yego ko tumaze kwishyura abantu barenga hafi gutyo muri bimera byari bigikorwa. Hari undi muntu nawe ubumwe bw'abera bwajya bukamira amata ariko umwana yasubiye inyuma. Nari mukamira ameze agera kuri 6 ariko ubona ko umwana yasubiye inyuma, nagura umuse bimvunye mu mutima. Seeds of joy ni igikorwa cyiza. Gira uwo wambika, gira uwo ugaburira, gira uwo ushimisha, gira uwo utabara. Abantu benshi kandi bashimira batandukanye ntavuga amazina yabo. Hari n'umwe ati ntuwirirwe umvuga mu izina, ariko by'ukuri barakora kandi biranshimisha. Ndashimira wagura ibikoresho umunyeshuri. Ndashimira umuntu watumye ibyo kurya abantu barenga 4 bararya mu ijoro. Ndashimira n'umuntu ushaka gutanga minerivare muri segonde 95. Abo bose n'abantu bagaragaza cyo ngo seeds of joy. Kandi kinshimisha muri iyi minsi ntabwo bikorwa na diaspora nko mu bitekerezo, ahubwo nabo mu gihugu hano hagati rwagati. Ni byiza cyane. Ati ngiye umwana ndamukorera iki ngiki kandi babonye wa musaruro. Ubundi niyo umuntu agusengeye harimo uburyo bubiri. Hari ugutanga ituro ushima ko Imana yagushubije, ariko hari ibanga abantu bahishwe Jeri. Nirihe abantu bahishwe ibanga. Icyo ushaka urakibibira. Icyo ushaka urakibibira. Nuvuga ngo ushaka ikintu gitangira ituro bita imbuto. Yeah. Niba ushaka abana bagira ubwenge, gira uwo wishyurira ku ishuri. Yes. Nimba ushaka ko utazajya ubura amafaranga mu ntoki zawe cyangwa mu bubiko, fasha. Yego. Kandi ntumuhe imyenda umuha amafaranga. Kuko icyo umuntu abibye nicyo agira gute asarura. Icyo ubibiye. Niba ushaka kubibira kubona visa, nushaka ishyurira umuntu urugendo rwa moto. Yego. Rumukura rumudeplasa hariya. Niba ushaka kugira ngo indwara ishire mu rugo rwawe, gira uvuza. Niba ushaka ko firigo izahora nk'ibyo kurya, tanga ibyo kurya. Gabura. Ako sinibaza ukuntu abarokore agura agafuka k'umuceri, agace k'akawunga, igerene y'amavuta, akarya gahera ruhanda, akarya byashira ngo mana mpibindi byashize. Uramwumva ariko ubundi wagombye kureba yenda harantu hadakunze Jeri hari uruhande rumwe tugomba kumva ibintu. Burya iyo tubana mu ngo abagabo n'abagore bashakanye babana bose siko bagira imico imwe. Hari igihe ushaka umugabo ufite karande y'ubusambo, ubugugu udashaka n'ubugugu n'ubusambo n'ubuyuku n'ubuturi n'inzokorera niko mbyita. Ubundi inzokorera nta muntu uryana umururumba rumbi wumva byanamuboreraho, cyangwa umugore akaba afite uwo mutima mubi.
yego atakudahiraho icyo n'agakombe gihe icyo uri bukore iyo ugiye guhaha uhahiramo ibyo umuntu ukabimuha utarenze ukora kuri wa mufuka igakubiba yego ntabwo kubera uwamubana uzi ko ateye igandi mayeri urayafite yego ariko zikajya bahari ko buriya ko ntari bujye ku munzani ngapima gerageza niba ushaka kugira ngo nk'abantu nk'abantu babuze visa bafite abana bananiwe kuhuza mu miryango yabo shaka umuntu ushyira urugendo hari ugeze kubwira umwe na mwe ariko wiri kuvuga ngo wabuze visa yo kujya muri kiriya gihugu wifuza shaka umutumisha ugiye kujya hanze umutegera indege urebe kandi birahenda se ntabwo bihenda yamutegeye kuva hano ajya i Burundi seka i Burundi harahenda hasa nko kujya Dubai burya amutegera indege muri uko kwezi agiye kubona Canada mpamagaye ngo ngwino abantu bakorera umugisha hari umugabo wakoze igikorwa cyiza ndamukunda urabizi mu mafamiye iyo abantu bagiye kubaka urugo rwabo nimba hari ibyo wamariraga umuryango wawe iyo ushatse bumva ko bihagaze kubera uwo mudamu yakubujije uwo mugabo bakamwitwaramo umwikomo abantu b'iwabo bagashinja umugore bakanamwanga yuko yababujije kujya abaha amafaranga aza kubimenya amaze kubimenya araceceka urumva umugore baramwanze bakajya bamutuka umugore wawe igisambo yatumye utagira igihe amafaranga ikintu yakoze ni iki mu mwanya wo kubaha amafaranga yabwiraga umugore amafaranga akayaha umugore ati runaka umukorera iki runaka umuha amafaranga noneho bo bayamwaka ntayabahe akajya babwira umugore akaba ari ubikora ariko umugabo abizi ari nawe wabimutegetse ya famiye byarangiye ikunze uwo mudamu avuga ati yego rata niwe wacu ubundi systeme yiriho ubundi ku bantu b'abanyabwenge uravuga ngo famiye y'umugabo ni umukobwa uzayifasha umugore wawe famiye y'umugore igafashwa n'umugabo rega ibintu byose barabiganira umukazana baragiye baramukunda bavuga ati rata ni wowe wacu sureba kandi gahunda zakozwe hari ibyo rumva n'izambaraga bivuge bisubiremo niba ushaka guhinga ukeza yego biba gaburira umuntu ni ikintu cyose ni ituro rigira imbaraga rivuga ngo ibyo ngiye gukora nzi ko bizakunda yego niba ushaka kugurisha ikibanza cyawe tanga ituro bita imbuto uritanga utireka mbibe bino bizakunde kandi birakunda no mu kanya no mu magambo ati bya bindi byaratunganye yego kubera iki nambwe ni wowe gira icyo ukora menya rero niba ushaka abana bataba mu bana bawe hatazamwe gira ibintu ukorera umuntu ariko nicyo ntanaganira na Bibiliya irabivuga kwizera kutagira imirimo ariko iyo tubyita imbuto zibanza ni imbuto zibanza yego kandi bikagira ingufu mu gukemura ibibazo by'abantu ntabwo ni ukuri wavuza abantu ngo Imana izareke kanseri izenguruka urugo rwawe yego ntabwo wagaburira umuntu wabyaye ngo Imana izakwimura urubyaro wari wararubuze kuko biravuze ngo ntawe uzaba ingumba muri bo yego icyo kintu gihe kimpa imbaraga zo gusengera udatwita agatwita niba hari umugisha Imana yampaye nibyo ariko buri ikintu cyitwa perimi ngo twita akazi hari ibintu Imana ihita ikora uwo mwanya yego no mu kanya hari umumotari ajya nkurikirana yaje aho ubushize turasenga ntimana igukuye kuri moto y'intizanyo ambwiye ko yabonye ngo ntagikora nijoro yajyaga akora byarasata moto igapfa gataha ndabwo ntabwo bizongera yangezeho hano imbere namurambitseho ibiganza byumvishatse kuvuga icyaha rero ubone se mbwa ntiro nk'umumotari yakuyemo inoti y'igihumbi arayima namwa ntiwaya ya mafaranga gendera umuntu utari mwene wanyu uwo muhura umutima ukakuzamo wo kuyamuhe uyamuhe gusa tigiye nagusengeye nta mpamvu no yari impamvu burya ntuka niyo wumva umuntu anaguhaye n'ikintu ku mutima ntukemera hita ucyongeraho ikindi ugihe undi muntu birakora ufata kimwe yaguhaye ukacyongeraho you give it away ari mu gutari ko kohereza bitanu tubikuri kuvuna bubyohereza azana ndambikaye ibiganza kuko nanone ntabwo umanura umuntu hasi umuzamura mu mavuta hejuru amakuru urakoze cyane mushumba ndagira ngo no mu biganiro bisanzwe by'amasengesho n'ibiki byose tuba twakoze ntiyaburuma abantu bandika ngo wadusobanurira inzozi zimeze gutya inzozi ni ubuzima nazigarutsemo humura ndakwakire cyane uyu munsi dufite uyu munsi ndashaka uyu munsi tuganira ku nzozi zerekana yuko bazita wonderful dreams ubwo ni inzozi nziza cyane yego indicates prosperity zerekana
ubwo zica amarenga y'uko uri kwaguka zerekana ko gutera imbere, kwaguka, kugira amafaranga, kugira ubuzima, gukwira mu miryango, kugirirwa icyizere. Buri uzi ko hari abantu bajya babaho mu isi, cyangwa mbwira ikintu kimwe, ukaba mu rugo itasi ntimeneke, ntihagire ikintu cyangirika mu rugo rwawe. Yego, abantu ugenda bizi aya bibaho. Hari igihe maze ndumva maze umwaka numva ikintu bambwira ngo cyapfuye. Nta kintu kirameneka, nta rukweto ruracika, nta kirameneka, ko hari ibindi. Kubera iki? Iterambere. Ubundi uko ugenda umena ibintu cyangwa uhomba ibintu, uba usubira inyuma. Uko ugenda wongera ibikoresho mu rugo n'ibindi bigihari, ntukabyita, ujya umenya ko ari ugutera imbere. Yego, usanga ibintu bikunda. Usanga ngo izo nzozi z'igitangaza. Uretse gatoya, hari ibintu abantu bategereza bakumva ko batabyitagaho. Nk'icyo kintu urumva ko ni ikintu abantu batajyaga bitaho, akumva sintera imbere, kumbe hari ibintu biri gukoreka atarazi. None se wari waguze radiyo y'ibihumbi 100 irahiye, uguze indi cyangwa wese ntuhombye. Yego, uguze seti y'itasi y'abantu banyweraho, hamenetse mwabiri, uzajyana ku meza amatasi adasa? Ntabwo bikunda. Ahubwo ikikwereka ko uri mutera imbere ni ukugurira ibintu ku bindi, ukongera. Si ukugurisha ibintu ngo ugure ibindi, ni ukugurira ibintu ku bindi. Buriya umwuka wo kugurisha si umwuka muzima. Hari abantu babikunda, ariko final urangira wisanze hirya y'isi, inyuma y'aho watangiriye. Kagurishe nimukire hariya. Babiri ahubwo ngo bose bazagombera mu murwa bategereza Imana. Umurwa wawujemo hari nk'amashashi, nakubwiye mu hari ubvumbi. Abantu batugurishije ikibanza, karitsiye yose nibo bayituje. Bigeraho aho bagurishije hose harafatwa, bubaka amazu meza, basigara mu gakaritsiye gatoya, akazu kameze ukuntu, arya naho barahagurisha. Guess what? Abana babo nibo bavomera abo bantu baho, batunda imicanga, batunda amabuye. Karandi urayumva? Nukuri. Urumva aho abana bageze? Kandi ubwo bahagurishaga amafaranga make. Uyu munsi ikibanza kiri miliyoni 50. Nshuti yanjye ubuse wanakimubona. Nicyo birangiye kugurisha ikintu natunze. Binsaba ntabwo ujye nankundira no kurya itungo woroye. Buriya ni ibintu bigora cyane. Madama zirankabita umva noneho ngiye mfite n'inka, noneho inka mfite nubwo atari nyinshi ariko ndazifite. Ndashimira umuntu wo muri Amerika wampaye inka. Imana imuhe umugisha pe. Nukuri simuvuga mu izina kuko ntamuteza abantu, ariko atuye New York. Imana imuhe umugisha. Umujyi wa Buffalo, ubwo ndabivuze, ariko simvuga izina. Ntago warivuga n'ibikabye. Cyo nzi cyo ushaka wamwita mama Eric, wamwita mama amazina yo mugisha gusa. Wamwita mama Francine cyangwa Françoise, wanamwita mama gutyo. Reka ndekera aho ngaho kugira batabarimenya. Imana imuhe umugisha kandi mukuru inshuro nyinshi. Urumva umwuka w'ubukene turi kuri prosperity, kwaguka. Iyo ugurira urukweto ku rundi rwashaje, ntago uri mutera imbere, ahubwo ibintu bigenda byiyongera bitameneka. Murabyumva? Noneho ku buryo gusa usanga ibintu byiyongera, ariko bigeze mu rugero ngo yambabura yamenetse mu guri indi, ubundi yagombye kumeneka. Hari ishyiga rya gaze, ryaza hakaza ry'umuriro, kabone nubwo udateka ku muriro, ariko rihari urireba. Hagomba kuba blend imwe n'iya kabiri, blend kimbo intuze ji n'indi ishobora kubikora ibyo kurya. Icyo mvuze aha ni iki? Umwuka wo gutakaza ibintu. Ngo ndagura telefone ngurishije iyo mfite, wayiguze igasanga indi. Ibyo rero nicyo cyerekana gutera imbere. Niyo mpamvu ngiye gurisha ubutaka. Ntekereza ko aho dutuye nihamara kunyura umuhanda, mu kintu cya mbere nzakora bayampaye nabanza nkaguraho ko, kandi hasumbyeho nari. Burya umwuka wo kugurisha, banyumve neza, imodoka ntiwatunga ebyiri nta parking ugira. Ariko ikibazo kugurishije imodoka ya miliyoni noneho ukagura ka miliyoni runaka gatoya, mbega uva mu bwiza ujya mu bubi. Kandi wagombye kuva mu bwiza ujya hejuru mu bundi. Ujya muri etage nta manuka, arazamuka kandi hari esikariye. You have to elevate. Ibyo rero ni impamvu nyinshi abyitondeho. Ndabizi ko abantu nagura shenete kugira ngo azigurishe n'izahabu, byo birumvikana. Ariko jya ugerageza ngo icyo ngurishije
kiraba kiciriritse kuruta icyo ngiye kugura cyane. turacyumvise ndacyumva cyane. va mu ivatiri ujya mu ijipe, yego. va mu ijipe ujya muri za modoka zihenze, yego cyane. ariko niba ukodesha inzu ukava mu nzu y'ibyumba 4 ukajya mu ya 2 ukajya mu ya shambure na salo mu byara, menya kuri muramanuka urimo uracurika umutwe hasi. Kereka niba manuka uteganya kubaka iruta iyo ngiyo. Yego. Cyo nagure kunyumva. Ndi kukumva. Niba bazamura amafaranga nzi ukumva umuti. Mvuga ngo gutera imbere niki? Nuko ibyo mfite mbigumana nicyo nyingurishije, icyo ngiye kugura gisumbe cyo ntanze. Anyumvise? Ndakumva cyane. Tagiye baduha za mikrofone. Sambwe ngo ushaka mikrofone yizi ngo muri mukiriya. Ubusije twari kuri kura he. Ariko izi ndazifite kakandi hano nagangize gute nako zose zirahari nakakandi gashyira muri karuvati nejo nzazana ibindi kuki ntago shari amatara yandise nuko hari gihe byakenerwa dushobora kujya kuri tere. So rero iyo ugenda utakaza ibyo ufite utongera iby'agaciro nemeranywe n'abankurikiye ushobora kugurisha icyo wari ufite. Yego. Ari ukagura ikisumbuyeho. Yego. Byo wabyumvise none? Nabyumvise cyane. Naho mbashaka abantu bajya ngiyo prosperity nakagira ukubeshya. Abantu babyumva. Kandi uko ugenda ukura ntuhahira mu isoko rimwe. Niyo wajyaga mu isoko bamwe bacuruza hasi nabijya handi. Ntago ujya kumuteremuko ngo ntabwo uva muri alimentation ujya kumuteremuko. Bishoboka. Niba bana baramenyera inyanya zo muri supermarket nizo muri supermarket. Inyanya z'ikimene ngo nizo zikora isosi. Buriya zo timuze twihute cyane. Izo nzo ziro zigaragaza iterambere. Ngo jya wapfa kumva ibyo mbonye z'umuze zafite muze burya bira byose byimene ibintu byasigaye. Ikindi n'abarya abantu bagura imbuto n'abarya bagore bazunguzaye ninjoro ahe usanga nta nzima zirimo. Ntazo bazirimo reka gicunga uzarebe n'indazi genda ninjoro ibintu byose bya ninjoro hatabona. Kucyuza n'abajya abantu se ko mu Rwanda babikuye barya abantu bateka ibintu bya ninjoro usanga ajyana hari akijima pe. Buriya hari igihugu kimwe nabayemo batekesha amavuta y'imoto. Moto yari yabashyira amavuta hari bakongera nk'ubuto bukeya. Igihugu ntashaka kuvuga ariko abamvuze ndabashuhuje muntahiriza bakawempe muntahirize nankurabye mu basubiriza abavandimwe naye mvuze mu buryo butandukanye no mu butanyerera ndabashuhuje. Urumva ikintu kuko ni ninjoro umugore wa ninjoro ajya mu gahuro batamura ko kumanywa ntiyagaragara mfite ibintu bitabona. Rero ujye uhaha kumanywa urye kumanywa ukore kumanywa Imana ibaha umugisha. Nubanga izo nzu zerekana yuko hari ikintu nagiye bajya impaka kandi sije wambaye ukamfasha ira ngo abantu benshi hari ikintu bihenda ku ijambo ryitwa imvura. Bamwe ng'imvura n'ibigeragezo abandi ng'imvura kandi nabisobanuye kuva kera. Nagira ngo nyine mbabwire ngo igihe cyose ubona imvura mu nzozi zawe ariko itakunyagira urimo urabyumva kubyumva idapfa muri igisenge cy'inzu yawe nubwo ari ukayibona iri kure cyane uwo ni umugisha uruta uko utekereza mu buzima bwawe. Kubona imvura irimo igwa ari nyinshi cyane ikindi cyerekana ko ugiye gutabarwa no gusubizwa. Ubundi iyo imvura igwerekanye ngende zisobanura mu nzu ukabona imvura iraguye ariko ikaguta kunyagira uyirebera kure yawe bisobanura ibintu 5 bifatika. Ni ukuvuga ngo abari barakwimye amaboko bagiye kugarukira. Yego. Abakwambuye bakwishyure. Yego. Nawe ubashe kwishyura ideni wari ufite. Ikindi aho wakoze demande cyangwa wasabye iby'abari akazi abari visa yabari iki ugiye kubibona. Kuko imvura ntikunyagiye suko imvura isobanura umugisha ubwawe ahubwo ni byari bikuze ariko ntibikugezeho. Noneho bitandukanye na wa muntu unyagirwa bakabona umutwikira. Ndashaka kuzwa twisi inzozi zibande wonderful dreams which indicates prosperity. Cyatera twaganiraga reka Imana ivuga natwe kandi bigende neza mu izina rya Yesu. Amen. No kuvuga ngo ubundi tugomba kubisobanukirwa kurenza uko umuntu abyumva. Ikindi kintu gikomeye kurota uri musenga. Kurota uri musenga. Nayo ni inzozi ikomeye yerekana ko icyambere no kuvuga ngo aho bitandukanye n'ibindi bivuga ngo umuntu wakurwanyaga mu iterambere utangiye kumurusha imbaraga. Bivuga ngo abadayimoni ugiye kubadomina igihombo kidomina ikintu cyose cyari cyaritambitse umugisha wawe kirambitswe hasi. Amen. Imana ishimwe. Icya gatatu
kandi twanakivuze mbere njye nawe nuko wenda kurota urimo ufasha abandi bakura mu byago, baha ibyo kurya se, ubaha ibyo kunywa se, ubambika, ariko ukarota ubona usa nk'uri muri service yo gufasha abandi bantu mu buryo butandukanye, ubaha serivisi kugira ngo ubafashe ubazamure. Bivuze iki? Biravuze ngo ko wagenje abandi niko uzagenzwa. Urabyumva? Iri jambo riboneka kwa Obadiyo. Icya kabiri ngo uha abandi nawe azavoma, uvomerera abandi nawe azavomerwa. Noneho iyo urose urimo ukora service kibino ko babirya, ubambika, ubagaburira, udistribute ibyo kurya cyangwa ubafasha mu nzira zose, bisobanura ngo nawe mu minsi mike ugiye kugira umugisha uri abroad. Yego. Uvuye hanze utakekaga, ariko iyo mvuze abroad utuma umupaka wa Tanzania abroad nivuga ngo ni hagati yabutemeraga batari baza amasezerano, ugiye kugira umugisha ku bapagani. Nicyo bisobanura ku bandi bantu batanakuzi bitashoboka. Cyo ni icya kabiri. Ntabwo mvuga nyinshi cyane. Yego. Bundi ikindi twe kumenya kurota noneho ubwawe utsinda umuntu w'umunyembaraga, amutsinda defeating, ukamukubita ukamutsinda. Ashobora kuba ari umurozi, ari bihanyaswa ni nk'abandi. Hari ukuntu mu nzozi, hari ukuntu baragukanze mu mutima, burya abantu bazi gukangana, ariko barahari benshi aho gatekuza icyo ndi cyo, ko bamureba ugasanga hari icyo ari cyo koko. Ubona mvuga ngo ariko ubundi uzi icyo ndi cyo, none wanamureba ugasanga hari icyo ari cyo utapfa kwigerereza, ukaceceka. Ariko mu nzozi ukarota wamujwibuye cyangwa wamuziritse cyangwa wamuboshye, bivuze ibintu bitandatu. Nuvanga icya mbere, nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere. Icya kabiri cyo ushaka uzakibona. Gatatu, umurozi, umugome n'umwanzi we n'umubisha bavuye mu nzira yawe. Kane, ugiye kurusha imbaraga ikintu cyose. Gatanu, ntacyo uzakora ngo kikunanire. Gatandatu, nta muntu uzigera yitambika mu bintu ugenga bimugwa amahoro, kuko uri umunyembaraga. Ni inzozi zerekana ko wenda zigitangaza cyerekana ko ugiye kwinjira ahantu hakomeye. Ikindi, kurota wambara ikanzu nshyashya. Ntabwo tumugabo gute nyine barazambara nyine aha mu bitandukanye, ntabwo ari igini simvuze ikanzu, ntabwo mvuze igini, nivuze garment, ikanzu. Yego. Shaka kuba ari imbere nishaka ibisa n'iy'abasilamu, upfa kuba ari umwenda mushyashya. Umwenda mushyashya wambara ugiye mu birori, umwenda mushyashya nta muntu wambara agiye guhinga. Ari ahantu hiteguye. Umwenda mushyashya nta muntu wambara agiye kuvoma cyangwa agiye gukora iby'akavuyo. Uwo ni ukwereka ngo uramenyekanye. Umwuka wo gucisha bugufi uvuye ku buzima bwawe iteka ryose. Hari abantu bagira umwuka wo gucishwa bugufi, icyangiro, gusuzugurwa, hamwe banavuga hagucecekesha, wavuga haguca mu ijambo. Rero ubonye wambaye imyenda, umenya neza ngo ni igihe cyiza cyawe, kuko Imana ikuzamuye mu ntera. Amen. Murumva? Ariko ikindi nakubwira, burya abantu barota bagura imodoka, bagura amazu, bagura ubutaka. Bivuze ibintu bine. Ugiye kugira ubushobozi ku mafaranga. Muranyumva neza? Burya arugura n'ugurisha utegeka ninde? Ugura. Yes. Agarogoye. Bavuga ati rusha miliyoni ati ngenda guhaya. Hari mukatuzana miliyoni 2. Bivuze ngo ugiye kugira imbaraga mu buryo bw'amafaranga no mu ifatika. Gatatu, ntawe uzavuguruza ijambo ryawe. Kane, imigambi kuri imbere igiye gusohora. Niba ugiye gufata ideni witinya kabaye. Ni zimwe mu nzozi zerekana ko ugiye gutera imbere. Hari ibimenyetso kabone n'ubwo uri muri situation mbi. Ibi rwose Imana ibaha umugisha n'ubasigaje ya nyuma itendekera aho ngaho, ntabwo ari ya nyuma ko ziracyari nyinshi cyane. Ni zimwe mu zo wateguye zerekana ko umuntu ari hafi guza. Iyo wakiriye envelope ishobora kuba ari nk'urupapuro, ntabwo twita gift, no. Ushobora kuba nakira urupapuro ruvuye ahandi hantu, yenda nk'abarizabura yana haruzi bavyita boîte à lettres bajya kurebamo, twe nazo tugira ko urabyumva nyine ku posta, ariko ukabona kuri receiving inyandiko ivuye ahantu mu rwego rwo hejuru. Menya ngo hari ibyemezo bigiye kuza bitazahinduka, ubuzima bugakomera. Ni zimwe mu nzozi zerekana ko hari icyo ugiye kugeraho. Imana ibampera umugisha, ariko ijambo ryanjye ni rimwe ahanga. Niba urota imbuka zihagarika, kuki utarota neza ngo uzisengere ziza? Kuki buriye twifuza rezi ngizi ntabwo uzaryama ngo bizizana hoya.
bizazanwa n'ikigeri niwe byibuka. Ni ukwitegereza, ni ugukora, ni ukugenda, no kumenya kwivugaho ijambo. Buriya abantu benshi Jenisoza bishwe n'ibyo bivugiye. Amagambo tuvuga ashobora kutujyana cyangwa akatuzitira ahantu. W'ejo uzambaza igihe uzarigarukeho. Nibagira amatsiko umunsi w'ejo. Urakoze cyane. Saba.